maboko ya polisi ni bwana Kavutse Leonard uregwa kubiba amacakubiri mu banyarwanda afatanyije na bwana Faustin Twagiramungu umwe mu bakandida ku mwanya wa president wa Republika. Bwana Kavutse akaba ndetse yarandikiye Faustin Twagiramungu amusaba guhamagarira amahanga guhagarika amatora n'ibindi bigamije guteza imvururu nkuko abyivugira. Ku byerekeranye n'inyandiko nanditse nyorese Twagiramungu Faustin. Inyandiko ikwibiyemo ibintu bi. Inyandiko yamubwiraga ibyo yakoresha kugira ngo ashobore gutsinda amatora. Iyo nyandiko ikaba yari kwemo ingingo zigeze kuri 4 cyangwa 5. Iya mbere namubwiraga nti kugira ngo ibi bigende neza nuko wakwihutira kwandika usaba ko amatora yaba ahagaze ndetse mushoboye gufatanya n'inzira byabafasha kugira ngo amatora abahagaze mushobore gupanga neza ibyabagendekera neza. Iyo nyandiko rero ikavuga ko nanone hari aho barenganijwe na komisiyo y'amatora nkamusaba ko yakwibutsa ingingo zagiye zipfamo nk'ingingo ya 33, 36, 37 yerekeranye n'ukuntu bagombaga kwiyamamaza. Nkamusaba muri izo ngingo yuko yakwandikira komisiyo yibutsa ndetse binashobotse akabwira na ambasade zirimo zikabimufashamo. Ikindi nkongera nkamubwira ko yakwihutira kumenyesha Loni cyangwa se Conseil de Sécurité kugira ngo bamufashe mu byerekeranye n'amatora noneho bashobore kumufasha ibyatuma yatsinda amatora, kuko iyo akiza kubishyira mu bikorwa byari gushobora gutuma abaturage bimvumbagatanya bigatera umutekano muke mu baturage. Ibyo bikaba biturutse ku bitekerezo nari maze gutanga. Nanone ngasanga mu gihe mvuga yuko hari aho hateguwe yuko Twagiramungu aramutse atsinze amatora FPR ko yateguye ubwicanyi ishobora kuzica abantu nyuma y'amatora. Ariko ahangaha nkavuga nti ibi navuze ni ibihuha ntafite n'ibimenyetso na busa, akaba ari byo ndogreta, akaba ari byo cyane ndetse nsabira abaturarwanda imbabazi. Aho kuri polisi kandi hari abantu 12 barimo umutegarugori umwe bafatiwe mu kabari ubwo bacuraga umugambi wo guteza imvururu mu biro by'amatora mu ntara zose, boherejwe na bwana Twagiramungu Faustin wari wabemereye akayabo k'amafaranga nk'uko babyivugira. Ba polisi yarayidufashe nimugoroba turi mu kabari hari hepfo havana turimo gupanga uburyo ejo twamanuka uyu ko badufashe ku gatandatu twamanuka ku cyumweru mu gitondo tukajya mu ntara twatura abantu 12 n'abandi baduherekeje umuntu wese mu ntara avukamo tugiye gucunga uburyo amatora agenda kandi tugakangurira n'abaturage ko bazagaruka amatora yarangiye bakaguma ku biro by'amatora, noneho bamurakora amajwi yuko atsinzwe tugahita duteza imvururu ku biro by'amatora tukavuza induru, ufite grenade akayitera, ufite imbunda akarasa, kuko yari yanatubwiye ko hari ingabo zaturuka hanze z'igihango zaza kudutabara n'izindi nterahamwe ngo ziba muri Kongo n'izindi ngabo ziba muri Kongo. Ibyo bikoresho twari twabibona, ariko mu gitondo nibwo twari bujye gufata amafaranga n'imodoka. Twaganiriye kandi n'uwahoze ari umunyamabanga wa Faustin Twagiramungu wahisemo kwitandukanya nawe ku bushake bwe nyuma yo kubona ko Faustin Twagiramungu afatanyije na ADEP Amizero bahamagarira abayoboke babo gukora ibishoboka byose ngo jenoside izongere kuba mu Rwanda.
we urebye Faustin Twagiramungu yateguraga ibintu byo kuzongera gukora n'ibintu bisa nka jenoside yabaye muri 1994. ubwo ibyo ngibyo bivuze kuri 26 z'ukwa karindwi mu nama ya DP yabereye muri Castel Hotel. Arongera bisubiramo iwe mu rugo kuri 14 z'ukwa munani. Ngo igitangaje kandi kinasekeje nuko Faustin Twagiramungu yifuza gutorwa kandi agahamagarira abanyarwanda kutitabira amatora, ngo ibyo ntibisobanutse na gato. Ikintu nanone rero cyane ubwoba cyane nuko ibyo yavuga byose avuga ko yaje ubundi atari kugira ngo abe perezida wa Repubulika, ahubwo yashaka gukoma imbarutso. None ubu muri minsi arimo kuvuga ko ubwo bikomeye abona ko atazatorwa ngo agiye guhita yigendera, urumva azasiga amaze gushimika umuriro mu gihugu narangiza agende. Ku bijyanye n'izo mvururu zivugwa na Faustin Twagiramungu, polisi arahumuriza abanyarwanda bose ko umutekano ari wose, irabahamagarira kwitabira amatora maze bakagenda bemye bakitorera umuyobozi w'ingirakamaro. Nabibonera no kubabwira ko umutekano wungu umeze neza kuva kwiyamamaza byatangira. Hafashwe ingamba zihagije zo kurinda abakandida biyamamaza, abayoboke babo ndetse n'abaturage bose muri rusange. Nibwo bwa mbere mu mateka u Rwanda ngira ngo rugize ibihe by'amatora byiza bifite umutekano, ndetse si no mu Rwanda gusa no muri Afurika hose nibwo bwa mbere. Ibi rero bibazo birumvikana ko ntabwo ntihabura bakidobya niba ari twagiye dufata bo bategura imigambi yo kuburizamo aya matora no kugira ngo abe ari intugunda. Icyo umuntu yavuga nuko mbere na mbere no guhumuriza abaturage, kubabwira ko inzego zishinzwe umutekano zifite ubushobozi bwo kubaha umutekano uhagije kandi ko nta kintu kizawuhungabanya, bazinduke batore neza mu mahoro, nta muntu ushobora kuhungabanya. N'uwaba atekereza nka bariya twafashe yareka iyo migambi mibisha, yashaka kwishyira mu nzego za polisi akareka kubuza abanyarwanda amahoro, kuko ntabwo ku bantu ngo amakuru avuga ko hari abantu baturuka hanze y'igihugu bashaka kudestabilize. Babitubwiraho iki? Icyo twababwiraho, hari abantu numvise bari mu maboko y'abumutekano, abashinzwe umutekano, ko ari byo nshaka kugeraho usuka bushaka kubisubiza. Abo ngabo rero bafashwe bari mu maboko y'umutekano, barerekana ukuntu bategurwaga kugira ngo bafatanye n'abashobora guturuka hanze ngo babe batera umutekano muke. Ariko je nibwira ko ari ibintu cyane cyane bikuririzwa mu magambo n'abashaka kugira ngo amatora yo kugenda neza babifitemo inyungu. Ngira ngo nka bamwe bari bahagaze nabo bashaka kuba kwiyamamariza kuba abayobozi b'igihugu cyacu. Ariko mu by'ukuri je nibwira ko ari amagambo cyane kurusha, ariko niyo byaba ukuri mbona ntaho byashobora kuduhungabanya na gato. Muzafungura Pasiteri Bizimungu byaba ari byo koko? So ntabwo nzi aho wabivanye, ibibazo wabivanyeho, afunzwe n'amategeko, ntabwo ari igihe bamufunze, so ntabwo nabivuga rero.